mbere utirukaburwanishemo ingabo zuhira amakuza rwankubitiwe rugugura manzi rugangaza impeta zigize ruganzu nayo ikagira urugero rwiza kumva ikishima kitaba iritaba inka urayihamagara ikitaba ntabyo nagiyemo wa mugabo uranyumva dore izuba rirava sibyo iyo mbijyamo nari kureba nkamenya n'indaguze ziyinsiga busa covid ni rutaragurizwa yo kabura umugisha ngo akabigaze kwa nkakeza none se wakabyara we iyi ntaragurizwa covid uko musanze ndi ku manama wagira ngo umuntu azi indagu ntiyamenya hayikubitira umwotso ubwo umuntu yaba yafashe agatenge nzabikwereka kaba abakobwa ubwo twigana mu ishuri muzana igitenge tubereka aho inama zambarirwa rero n'agakoni kandi mwarimu akavuga tuzajya wikaraga ugende wese igisata ugaruke ngo uhe amanota 20. Yes, ni Didi Wise kuri ya brand imwe rukumbi ya indi nyine muzi namwe Legacy TV, the one and the only. Unyite heart listening. Cœur à l'écoute. Nyiri umutima uteza amatwi ngira inkubiri ku rugamba rosha amaraso gakora amahoro. Urw'imbiri madi ntwari ndakotana cyane rukoma byuma niko nabyirutse. Banyitarwanga kugwabira. Wowe turi kumwe. Hari juri. Ni jewe ntanageye umuronko rwa mucyo mu gitaramo ndi jewe ngabikesha abatware ni jewe urutonesha amakuza n'impamo barabimariye sinabitinya bandirimbye ngira ningoga ngo hato hataboneka igisibyi banze rigacyura umutwe wahandi ubwo umuseke wakebye inkiko nayikandagiye abumvise uwo muri bakeka ko ari inkubihinda bati batiyo sibona isati sumva bahizi yo nintanageye umuronko aragira ngo yereka abagabo ko yinikiza igitaramo Gomago ndaho wibanze mu mihega ntanageye umurongo ndaho pe ndaho bya biri mu bupfura bwishi ndakumva ubwo tugiye mu by'iki gihe sinzi niba byavamo ubundi bakwitana nitwa Murenzi Aregisi rangamimereye hanyuma iyo ndegerejeho nkahanika nti intanageye umuronko rwa mucyo mu gitaramo ubwo mageze aho washakaga aho nanone kandi warunkeneye cyane kuko warumbanje nkumva vuba burya ngo hari ukuntu ngo abantu bajya baganira ngo wamamagaye nk'umwana nitaba nk'umugabo ibyo bigeze mu ntore ariko nyirizina burya sinjya nzuyaza mu mihigo y'imfura sinjya nzuyaza mu mihigo yo gutarama sinjya nzuyaza mu mihigo yatuma uyu muco wacu ubora kwisonga Murenzi rero abantu barakuzi uri umutaramye cyane wakoze kuri RC Huye ndetse mu bitaramo byinshi mu ngeri zitandukanye ubu kumaze gucyuza ntibubarika ukuntu mbese ibintu by'igitaramo ibintu byo kuvuga amazina y'inka numvise nguri n'umutoza w'inyambo ibi byose ndagira ngo tubifateho umwanya utuganirize duhere inyuma buriya hari igihe abantu bavuga bati utaganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze ntawe uri umubyeyi kandi ufite abana urabyiruye ejo cyangwa ejo bundi hari igihe byateye bitabaha umwanya wo kuganira ngo bakumve reka noneho n'abandi bakumva ingiro bakumva ingendo bakumva imvugo tunasubira inyuma twigire hirya hariya duturuka iwabo w'abantu hahandi dukomoka hanyuma utubwire umva yendi Habimana wagakwaya ka Nyiringondo yabajya rugamba aho niho ngarukira wowe ubunduri mwene nde wandi kwandi iyo bigeze mu gisekuru rero ni byiza cyane ariko burya ngo wirondoye burya ngo n'umuzaba yawe utanze burya wahamura yahamuriraho kuko burya muri gakondo yacu usanga bagenza igisekuru kugenza nanone n'ubundi buryo kugenza cyane icyo gisekuru rero ntaho cyampungira kandi nanjye
ndi umunyarwanda. Ubwo twese ni kwa kanyarwanda nyirizina, ariko bikaba kuba jewe nyirizina Murenzi n'ubyara gero nige Murenzi wa Kamanzi Kamuragwa shaka wa Muhangu wa Rusine wa Sekarera wa Murenzi wa Sekivuga wa Rugira wa Kadahigwa wa Kazuba wa Gitoyi kwa Kigeli Mukobanya. Ubwo noneho abami bose bagahererekanya rukabutondi. Uri wo kwa Kigeli Mukobanya? Ni impamo y'Imana. Byumva se Niko amateka tubwira. Niko amakuru y'amateka tubwira, niko kwa kumenya uko igisekuru gikurikirana bakitubwira. Kandi urumva iyo biroye n'ubundi usanga umuryango atari gegenyine ushingiyeho. Ni imiryango yamaze kuba imiryango ni hirya no hino nkuko nawe buriya nawe ugarukiye aho ngaho, ariko arejo bundi nzi yuko uzasanga nawe igisekuru cyakuze. Hari utuye mu karere ka Huye wawe, hakaba n'undi utuye i Rubavu. Kandi utuye i Rubavu ushobora gusanga afite amakuru menshi y'umuryango. Biro gusaba ko azongera akakongera ako kabura k'uwo musekuru wundi. Kwa kuronda rero no kurondora navugaga ujya kurabuza uterekera sinaho dushingiye cyane, ariko no kugira ngo iki tunagire n'amakuru tugenda tugira. Burya nta muntu wajya muri ibyo atazi igisekuru cye. Naho ngarukiye. Ntabyo nagiyemo wa mugabo uranyumva. Dore izuba rirava. Sibyo? Iyo mbijyamo nari kureba nkamenya n'indaguze z'insiga busa covid ni rutaragurizwa yo kabura umugisha. Ngo akabigaze kwa nkakeza none se wakabyara we. Iyi ntaragurizwa covid ko musanze ndi ku manama bagira ngo umuntu azindagu ntiyamenya hayikubitira umwotso. Ariko mure tutabesha ngifite imyaka ingahe? Rurageretse burya ngo murumuna w'umusaza ni umusore. Ari kwejo bundi mu kwezi kwa gatatu imyaka 40 narayikabukina nagiye umurongo rwa bucyo mu gitaramo ngabikesha abatwari 40. Hanyo ati 40 ko waje? Naje utaje wagiye. Ya ariko cyane burya ngo bamwe bahinguka abandi barenga. Nkuko nakubwiye ni muri umuntu muzaza ni umusore. 40 ni urugero rwiza, ni urugero rw'umugabo, umugabo uhamye, umugabo ubyaye bikaba umugisha w'umuryango. Urumva noneho umwana wanjye nawe agiye kuvuga yihereyeho akagera kuri Murenzi ari wege nawe nubundi yitwa Murenzi. Kandi akitwa intanage. Umva ya ntanage igiye kuzajya ivuga Murenzi warunaka yongera agezeyo. Yego rero ntibigasigara ubusa n'impamo y'Imana. Nicyo cyabazanye. Nabandi bajye baza nejo baze tuganire. Urabyumva rero nawe imyaka 40 buri urajigeje buriya mu Kinyarwanda babita ibikwere. Yego wampaye. Umugore ni ubujigeje sinzi nimba wankosora. Wowe ni ukuri nta cyane. Ubwo mugabo nawe nyine ubaye igikwere. Banaje mu gikwerere ariko noneho uragira buriya no kwibariranya si ikindi. Hari ese wabona gureho nkekira nko muri ngahe wowe? Ni hafi aho ngaho, ariko noneho iyo wongeyeho nk'umuntu wasesenguye amateka ukamenya n'igisekuru cyawe kugera kwa Kigeli Mukobanya, umuntu yakongereraho n'indi dikegera kugera cyane. Ubwo rero reka dusubire inyuma. Ibyo bintu byose wabimenye ku 40 atari myinshi. Igisekuru se ibisekuru byawe hanyuma ndetse ukamenya no kwivuga ukajya kuri. Ibisekuru byo urumva sigiye wabyibwiye nabibwiwe n'abakuru. Nabimbirwa n'abakuru b'umuryango kugeza ubwo turi ku rutonde rushingiye kuri cya gisekuru. Tugira amahirwe ko twagize abakuru. Jenoside yo kabura umugisha yatugiriye nabi, dutwara abantu. Bityo nubwo mvuga igisekuru duseka harimo benshi batakizi.
ko yisanze ari we wenyine usigaye ku isi se yagikurahe. Twebwe tugize amahirwe n'uwo mugisha rero nibwo natwe cya gisekuru tukizi nuko twabashije kuba muri nanjye muri jenoside nari impari narimo urumva nangize imyaka ingaherera 12 se yego urumva rero 12 ntabwo twagira ubuntu ndi wo muri Nyaruguru twagira ubuntu na amateka ashingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi biba ngombwa rero ko ngo ntabapfira gushira tugenda tugira imiryango ituma cya gisekuru kitazimira. Rero n'undi mugisha twagize w'umuryango yego ajya kubaza ntabandi baravuga bati siko abakuru bashize none mwebwe mwabakuye ariko ndabyumvise. Reka noneho twebwe dukomeze dutarama ariko mbere yo gutangira igitaramo cyacu reka twisubirire kuri Murenzi utari umusizi utari hirya y'ibigaragara nk'umusizi hirya y'ubugeni bwawe uri umuntu uri muri sosiyete. Twigire mu mavu n'amavuko tuganirize ku nkomoko yawe uvutse ute ugira ukute ukubite ugera nawe utangira kwiga ibyo gusiga. Jye Murenzi aregisi ntanajye y'umurongo rwa mucyo mu gitaramo nk'uko bikomojeho musizi n'umusizi ariko jye ntabwo nza mu basizi ahubwo nza mu bisi. Ni ijambo ahari ritari cyama cyane ngo barikoreshe nugera muri bwabo ko aho bampamagaye nje guhamagara zanka bagira bati ni umutahira. Aho yagenda babwira nawe yahave ntabwo ndi umutahira jye ndi umwisi. Mutahira se ko buri wese uzitunza zitahira ntabwo jye ndi umutahira ahubwo jye ndi umwisi. Umwisi rero ni ufata igihe muri zanka akaziha amazina yamara kuziha amazina akayigisha ari nabwo tunayigisha n'ubundi hanyuma ya mazina akamenyekana agasigaranwa n'abasigaye muri zanka aribo batahira. Ariko jye umwisi ubwo nese igisate intore nkagaranzuka nkajya mu zindi. Urumva ko nshobora guca ingando nshobora kujya ku kiraro cyawe ejo nkajya ku kiraro cya runaka ejo nkajya ku kiraro cya runaka. Niwumva n'izo nyambo kuziragizwa si ikindi no kuziragira no kugira ngo tubashe gufata rya tonde ry'amazina y'inka nyirizina y'abanyarwanda uko Imana yaduhaye ubwo bugeni bugendemo neza. Gira ndi umwisi. Umwisi rero ni umuntu kugira ngo afate amazina y'inka ayashyire ku rutonde ashyire mu mabango hanyuma ya mazina y'inka amenyekane. Harankwa nshobora kugira nti mbere utirukaburwa n'ishema ingabo zuhira makuza rwankubitiwe rugugura manzi rugangaza impeta zigize ruganzu nayo ikagira urugero rwiza kumva ikishima kitaba iritaba inka urayihamagara ikitaba. Rero amazina y'inka nibwo duharirwa inteko y'abisi turabisi. Ubwo rero mu mivukire yanjye wavukiye mu karere ka Nyaruguru ukareka cyahoze ari komine Gishamvu. Ari komine Gishamvu kagari ka Bitare umudugudu wa Gashiru umurenge wa Ngera mu karere ka Huye. Aho niho mvukira aho niho cya gicumbi cy'igisekuru kiri ariko ubu nkaba ntuye mu karere ka Huye. Aho none hari ikindi gicumbi cyaho gembarizwa hitwa iwanjye igintanagiye umurongo rwa mucyo mu gitaramo ngabikesha abatwari. Naho ubundi navutse ku babyeyi papa na mama barahari ababyeyi beza ndi umwana w'imfura nkavuka mfite impanga yanjye harahari Karenzi nawe atuye muri Kigali. Ubwo nkavuka mu bana 8 noneho ari jye imfura nkaba na bukuru. Ubwo rero turavuka turakura urabona ko maze kuba umugabo nyine ariko nyuma ya jenoside ntabwo twasubiye ibitari. Umuntu yagomba gutura habona bishoboka. Ibitareho ndahakeza kuko ni mu rugo n'ubundi bikorwa bimwe ndiho ndanabihimurira bishingiye ku muco kugira ngo njye kuri wa muzi ya soko nyigume hafi kandi tunagire n'ibikorwa byagutse
ibikorwa byagukiye mu muco wacu, byagukiye mu gihugu cyacu, ibikorwa byagukiye mu turere dutuyemo amajyepfo. Urumva hanini niho ndiho shyira igicumbi. I Nyanza rero ndahabarizwa mu gihe cy'umuganura. Usibye nk'ino covid nyine tubuzabuza ikatubuza uburyo, n'ubundi umuganura rutegurwa, uzategurwa yenda za social media zibibone, ariko mu Nyambo njyangerayo bwo kugirirwa icyizere burya ni ikintu gikomeye wakagira inkawe. Bangira icyizere bati ntanage nawe jya ku ruhembe rwo kugira ngo izi Nyambo ziyereke neza. Nibwo rero naraho nageze ndandenza ijwi nti ni umurenzi ubazumba bakurwezera nimwe mu mwami baramuhagurutse umurishyo umuzuma imbere asanga intabangira, areba ijuru ry'intamati n'intwari batinya haje rusumba mitwe na rutinda miramba tota bafuzaga urwamo urugo rwa rwogera. Rumva ni impamo y'Imana nuko nogerwa wakagira ingenzi we. Nuko noneho Nyanza naho nkahagera nkibera mu Nyambo shenge, Nyambo zikaba nziza ni muzisure nibazisure ni mu rugo. Hanyuma nkaba ndi muri uru Rwanda mu nteko y'abisi mu mazina y'inka. Ubundi rero nkaba ntuye aha mu karere kawe nkuko nabikubwiye, ariko nyirizina no muri mize ariho tubarizwa cyane kugira ngo dukorere ubushake ubwitange, wa muco wacu ugume hafi yo ku gicumbi, ugume hafi y'umwimereri ushingiye aho tubarizwa. Kuko ibintu bizamo ubwitange bari umurava ukomeye. Umuntu amaze kuba umugabo urya ntabwo ari ubwitange, ahubwo ni ubwitange bukomeye burenze ubundi. Kuko burya gukorera ubushake biza mu urubyiruko rukorera ubushake, ariko iyo umuntu amaze kuba umugabo biza mu bwitange. Kuko gukorera ubushake n'ubwitange wumva ko bitandukanye, nta n'impamvu yo kubigereranya. Rero ngaho aho dushingiye ku muco wacu, ngaho aho umuzi uherereye, niba dusangire ku mwimereri ndetse dusangire no ku mata y'inka, maze ubwuzu budukwire, tugire ishyaka ryo kugira ngo tunoze amazina y'inka, inkera y'inka. Zahanye inkuyo na nkoyoyo erega inkoni y'inka nekabayejaye hayiwe Nyambo zere n'umuraro nkubita imanza agira icyo arusha abandi ngo abarusha rwega ibana na rwagereza hayiwe Nyambo zere n'umuraro. Iyo ni imyoma nk'igihe za Nyambo igihe ziri ku manama, igihe mutubwire wo muzi nyine se urumva nawe wavuze ati ndamuzi ese koko cyangwa rurubariza abandi rwabugiye oya ntabwo ari rwabugiye birudahigwa mpaye nka zitashye. Yego wakagira impundu. Bari bazi gutarama, barataramaga cyane. Noneho rero nibwo nagira ngo nkukomere nkushyireyo hahandi i Nyanza. Noneho ubwo tuzaba duhari dutaramye twatereranye, noneho muri ahirengeye, muri ku gicumbi, muri ku icukiro ni icukiro ry'inka. Icukiro ry'inka ni hahandi ni amase aba abarizwa, icukiro riraterera. Ni handi bajyana amase y'inka kugira ngo bizabyare ifumbire. Nibyo rero bita icukiro. Bundi ujye ku gicaniro. Ku gicaniro rero ni handi uzasanga igicaniro kicumbeka, igicaniro kihema, akotsi gahema. Igicaniro nacyo ntikikazime kirahari, muzasanga kiremye. Hari ibintu byose twavuze buri hari abantu batumvisemo namba. Ndavuga abana b'iki gihe ngubu ubwiye Clement uyu mukameramani wanjye ashobora gusanga nta kintu yatoyemo. Ubuze rero ngo batumvise namba, ngiye mbyumva ukundi, kuko mba ni umuntu mba na
wakagira ingenzi we buryo umuco wacu uraryoha naho uryohera rero mu biganirire nawe uragira ati hari umuntu utatoyemo namba wakubita kuri banga mwereze uyamuzanye ate kandi ko mbana wari umuntu reka twikomereze rero nuko amazina y'inka imibereho ya muntu burya umusizi ni wavuze ngo ni nk'inzoka ishobora kugenda ikaza kwira mu murizo n'ubundi bibari rwa ruziga tugenderamo ariko bishingiye ku umuntu n'undi rero Murenzi Alegisi akaha mu karere ka Huye narahakuriye urumva ko nanahatuye ndagenda ababyeyi baraturera nkuko nakubwiye ko bahari tugera igihe rero tujya mu mashuri ndagenda niga primaire nyirangiriza aha icyarwa mu murenge wa Tumba n'ubundi ndakomeza njya segonderi Nyanza muri college Saint Emmanuel nibwo nahatangiriye mu mwaka wa 1998 ari mpatangiye nuko segonderi ndayiga ndangiza mu mwaka hagiye hacamo igihe cy'akandi umuntu mu bihe bibi umuntu ugasanga na ya mashuri ntabashije gukomeza neza nuko ariko mu mwaka wa 2006 nibwo nari nshoje segonderi aho ngaho wenda tutaraharenga bisobanura neza umuntu ugasanga yego byakugendekeraga cyane hari igihe umuntu yajyaga kwiga ugasanga umuntu agiye kwiga yatekereza jenoside irangiye yarabaye duhari umuntu ugasanga na ya murare irabuze burya biba bifatiye kubazi kugenzura nk'ihungabana rero riri mu bantu ubundi ukavuga ati ubundi nziga bimara iki ubundi kwiga wabyihorera ubundi se kwiga nibyo byatumye abize barapfuye none se ubundi yiga ngo bigende biti bigeze bikubaho ufata n'icyemezo cyo kutiga ntabwo nigeze mfata icyemezo ahubwo wasangaga ntashyira umurava mu myigire nkagira igihe nkunda kuba ntekanye cyane ncecetse bari ukwiga ku bintu n'ibindi kumedita hari nk'uko bavuga bubu nivugira make ahubwo nkaza kumva nashyira mu gitaramo noneho kwiga rero nkacika intege uko umuntu agenda akura sanga umuntu atize nabyo byaba ibindi nibwo rero nshyizeho umurava wo kwiga segonderi noneho nyishyiraho umuhate ndangiriza nanone muri Institut Technique de Hanika ariko muri cyagiye umuntu acika intege hari aho umuntu yagiye aca mu mashuri ni nko kujya hari kwiga uko abandi babiga nize navuye muri college Saint Emmanuel mpita njya muri Maranatha Maranatha ni Nyanza naho nyivamo nkomereza muri segonderi Igitarama ubwo ni Muhanga njya muri Institut Technique yaho ishingiye kuri eteka ndahiga eteka rero mpiga naho umwaka umwe noneho mitangaruka muri Institut Technique de Hanika niho narangije segonderi mu ishami ry'ubukanishi bw'amamodoka AD ubwo ni imyaka 6 yewe turi no muri promosiyo za kabiri muri u Rwanda kuko nibwo muri tekinike hari haje kwiga AD bakarangiza nabo imyaka 6 bari kuri nivo ya AD ubwo rero muri icyo gihe rero niho nyinizina bishingiye mu myigire niyumvagamo ko mfite impano ishingiye ku muco wacu mu mazina y'inka wabimenya gute rero ukuntu nabimenyaga abarimu bigisha ikinyarwanda yarazaga agatanga nk'umwandiko uwo mwandiko ukazaba ugomba gufatwa mu mutwe umunyeshuri wese akazajya imbere akawuvuga ari gukorera amanota mbaza ati byagendaga bite rero niho nabiribatiraga nkavuga nahubwo ibintu nibi niyaba byose ariko byahoraga batubwira ati fata mu mutwe ubundi ubivuge byagenze bite rero ya myandiko iraje
inka ya rumonyi inka ya rumonyi bati mugomba kuyiga buri inka ya rumonyi njya mbwira abantu baza mu bisi akavuga inka ya rumonyi cyumweru kigashira ukwezi kukaza ntubwira ntayiveho inka ya rumonyi abantu bose barayize muri segonderi wa mugabo we ive inka ya rumonyi bose ahubwo barayikurusha harya inka ya rumonyi nyibutsa je ntabwo nyizi neza rutagwabize iminega inkuba zibike rutagwabize iminega naho bayikabukiraga bagakomeza ese wagira ngo ubu nayitoreri nanjye ubu byanzimba nakongera nkayiyibutsa kuko ishobora kuba urusobe rushingiye kuri yandi mazina y'inka nanone nzi menshi iyo bigeze kuri menshi urumva bihita byivanga ariko inka y'urumonyi buri wese nagenda areba hiri mu gitabo rutagwabize iminega rutagwabize iminega urumva ndiko bayi rutagwabize iminega inkuba zibika mu nku nyivanze ariko mu kanya cyane iracika kuko nakumvaga kuyegukaho nyiharira segonderi ho nayimenyeye byagenze bite rero abana nk'aba ba Clement batavuga bati rakujabutse ye baba we irasimba wakabyara we kuko ubwo runyivanze narutoyoberwa n'imihigo intwari ziheta iminega rwamuhirwa n'imvuga imbonera ya rudahinyuka iyo bifuza mu bihogo kandi iyo niwe wayise nige narayihamagaye Nyanza 2018 mu muganura iyo none ntabyibuka se sijye uhari nuko hanyuma bakaza bakaganira umwarimu ati ni mu bivugi agatumira n'abandi barimu ngo baze birebera igitaramo wakabyara we noneho kubona undi mwarimu yaje nabyo bigutera ishyaka ariko nanone bigatera n'ubwoba kuko bijabuka nyine nyigiye ndayihamagaye ariko hari n'ikintu nayibanje abanje kuyisasira rega ntabwo nari umwana mutoya n'ubundi burya nta mwana mutoya mu bugeni nta mwana mutoya mu mpano habanje ngo gidahaba n'inkindi rudahangarwa n'imitwe y'ahandi haraye inkera y'imihigo abarimu batese noneho waje ate kandi ubwo umuntu yabaye yafashe agatenge nzabikwereka kaba abakobwa ubwo twigana mu ishuri muza n'igitenge tubereka aho inama zambarirwa rero n'agakoni kandi mwarimu akavuga tuzajya wikaraga ugende wese igisata ugaruke ngo uha amanota 20 amanota 20 ujya ku muntu w'umuhanga yabonye 0 arikanga naho burya umuntu usanzwe ubona 0 hari igihe avuga ati noneho byaburiye mu kwandika ubu mu kuvuga niho bizabonekera ariko burya mu mpano ushobora kuba kwandika bidahita bikunda ariko mu mivugire bigakunda nibwo kubaho rero bishoboka ubwo rero byagenze gute ko wa mugani byabara abofira narayihamagaye harya navuze ko ari ya nka yitwa inka ya rumonyi yego ntiwumva se n'ubu biba bisimbuka inka ya rumonyi mba ndayihamagaye neza cyane mbanje kuyisasira bati batoya bati se abanyeshuri bose aho inkwenene bazivagaho umuntu kamujabutse agahaguruka ati rutayoberwa n'imihigo kagacika umunyeshuri rero ukunda kwiga arongera agashaka kwitorora ngo yongere asubiremo kagacika noneho ngiye ndagenda ndabitunganya neza mwarimu ati subiramo ndabitunganya veni zanjye arazinziringira ubwo urumva arabaziringira 0 veni zanjye arazinziringira ndavuga ni ahantu n'ubu byaje aha wari mu wakangahe mu mwaka wa 4 segonderi mwaka wa 4 segonderi kubera ko icyo kivugo ndumva ntarakizi mu mwaka w'ibihumbi 2003 na 4 mu mwaka wa 4 segonderi yego nuko aho wize ku bigo byinshi sawa wari uri ku kihe naha tiwize ku bigo byinshi twajyaga kunonosora no guhetura urumva burya nakubwiye nibihe bibi bituma umuntu agenda aca kenge nubwo bitaba bikenewe nari ndi muri Institut Technique de Hanika ari naho nashoreje kandi nashoje ntari umwana mutoya nashoje mpagarariye ikigo mu buyobozi bw'abanyeshuri ari giye mu muyobozi w'abanyeshuri mukuru ko n'amaraso y'ubuyobozi akurimo
ukomoka ku batware kugera ku turere. mwami warangiza ukagira ukaba uyu munsi uyoboye abisi urwego rw'igihugu cyane Nyanza cyane ukaba waranayoboye n'abanyeshuri ati amaraso y'ubuyobozi ubuyobozi rega burya njya nsabira n'abantu b'ibigeno ry'Imana Imana iguha ubuyobozi bari guterekamo ntuzabuterekanwo n'umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu awuguteretsemo bugeraho bukakujabuka burya uzajya usanga benshi bibajabuka irabajabuka wabaye nanjye rero naravuze nta mudugudu uyoboye cyangwa wenda nk'akagari ukaba ufite ibyo ushinzwe oye turire mu ngobokarugamba ingobokarugamba ndi ku isonga nyoboye ingobokarugamba nanjye ndi mu babandi bya byiciro uko bigenda bihererekanya ingobokarugamba barazumva rero ni abantu bahereye ku myaka hari 18 kugera muri 55 gutyo nimba atari hera kuri 20 numva rero ndi muri cya cyiciro ingobokarugamba rero nzirimo ko urumva ubuyobozi nk'ubwo ari butoya ntabwo ari butoya wowe mu cyiciro ku rwego itorero rw'umudugudu ahantu mbarizwa tuziranye neza cyane ariko ubuyobozi butangwa n'Imana hanyuma twebwe ni ubwitange bwacu kandi ubwo bwitange nibwo butuma tugira umurava wo gukorera igihugu cyacu ubwo rero nibwo uwo mwaka rero inka ya Rumonyi nayivuze mbona ko ibintu ari byiza kandi mbona ko nimba mu ishuri ryose ari jye wabaye nyambere ubundi kuki ibi bintu ntahita mbigira umurava rero ubwo byahise ntabwo byagarukiye byahise bikura biramenyekana Nyanza igihe cy'umunsi mukuru w'ingabo z'igihugu nabaga narikokereje kuri stade y'Inyanza mwana uvuye mu ihanika ndi kumwe n'abandi nasaga naho nyoboye natoje tukagenda turi ikipe y'abantu batandatu baza amafoto barahari n'ubu turayafite uzayakwereka amafoto arahari tukagenda tukavuga amazina y'inka tukivuga ibintu bikaba byiza bivuye mu kigo bigeze mu karere ka Nyanza bivuye mu karere ka Nyanza ubwo niho turiho tugenda tunarangiza amashuri mbona ko ndetse akaza bundi kanahari hatese kutagiye gukanika imodoka wibimbaza kandi mpibereye ntabwo rero gukanika imodoka ari umwuga mubi ni umwuga mwiza utanarangira kuko aho nasubira mu igaraje nakanika n'ubundi ngira uburyo njya kwiyibutsa aho nitoreza gukanika ariko ubundi ni n'umushoferi w'amamodoka mato na manini kugira ngo nuzuze bwa bukanishi bw'amamodoka mfite kategori B C D ubwo urumva ko rero muri wa mwuga ndimo neza kuko nimba mbasha gukora imodoka ikinyabiziga nkabasha kugitwara ese ubundi akazi kaburira he kubundi gahari ariko noneho mba mvuze nti reka byibura ishingiro ry'umuco rihame rikomeze niyo ya mibereho rero ubari nabyo ushingaho hagati uvuga uti genda kora iby'umuco kuko nanabikunda kuruta ibindi n'ubushakashatsi bubashe kunyorohera bunshakashake nibwo rero cya gihe rero muri ya mibereho niho tugikomereje mu gihe noneho najyaga kuri radiyo Huye guhera mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2018 myaka itatu byamfashije kwisanzura mu bushakashatsi bushingiye ku muco cyane ko nari ndagijwe ishami ry'igitaramo rero byatumye ngera heshi nganira na benshi ku muco wacu noneho biba inyungu biba inzira icyambu gikomeye cyo kugira ngo mbe mpagaze neza ku muco wacu mu mazina y'inka inkera z'inka n'ibindi ko ni agashami kuko umuco wacu ni munini cyane ndi mu gashami gashinzwe ibijyanye n'inka iby'inka abandi bari mu gashami nk'uko nabikubwiye bandi babagiraho baraguriza ubwo ni uburenganzira bwabo baterekerera babandirwa
nta kandi gashami nako ndi umukristu ariko ntabwo mbirengagije wakabyarawe. Hanyuma abandi nabo bakaba baherereye mu mbyino, mba mu itorero Rugangazi muri Musée National i Huye, noneho nanjye mperera muri ako gashami, abandi nabo baherera mu yandi mashami. Biba byiza rero kuri uyu muco wacu iyo umuntu agize agashami abarizwaho, niyo mpamvu namwe byabazinduye. Ese kuki koko rwose urabyumva, niyo mpamvu byatuzinduye, ni ukubera ko biba byiza. Nyuma tujye tunaganira rega, tunabwire n'abato ko ibi bintu atari gito. Ntabwo byaba gito, nta muco ba gito, kandi nakubwiye nta muntu uba mutoya mu muco, mu mpano. Umuntu aba yakuze. Ubu nanjye ndacyari muto, imyaka 40, ndi mundu umwana. Hari abanyita ati wa mwana we, ni nibyo, ariko n'abandi harimo abanyita papa, kandi koko ndi papa, abandi bakanyita na muzeyi. Cyane byanateye muri no miza ati muzeyi, ati tujyane se, ntino tujyane. Nubundi twagiye tubiganira mu gitaramo, ariko ubwo twatangiye tuvuga amavu n'amavuko yawe, tunabikarabiramo. Ubwo twari tugeze igihe urangije amashuri ukanabitora, urumva kugeza ubwo binakokamye burundu. Nyine tugeze aho byakokamiye burundu, ukavuga uti ibi nibyo byanjye byo gukanisha, reka kire ku ruhande na kategori, reka mbe mbitse gutwara ikamyo nzabe. Ndetse n'iryari wafashe umwanzuro ukavuga uti ibi ni ibi? Mu mwaka w'ibihumbi 2009, 2006 ndarangije, 2009 niho nahise mvugana akazi kabonetse neza, izina mbona ko aha mu karere ka Huye rihari, ndiho mpamagarwa mu bukwe, bampa amafaranga makeya, nta makeya baha burya abaho, nta shuri bantoye. Bakampamagara bati ari umwana uzi amazina y'inka, nkataha ubukwe, bakampa 15, bakampa 20 se. Wakubita kuri kwa kwezi ugasanga inoti ya 60 hari igihe utayikubitirwa. Kagati noneho se nimba mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye inoti ya 60 umuntu ayifite, ubundi kucya atabyoriyanta ikazabyara 600. Nibwo rero nahise mbona ko ahubwo inganzo yabaye ingabire ya Nyagasani, nuko navuga ni Nyagasani umfunguye amaso hakiri kare, kuko abantu bamenye impano zabo bashaje ntaho zizakora, bananiwa akimirizo karakutse. Rutirigongo rurasohora uko umuntu amaze gukura nyine. Noneho jewe ubwo inzira niyi, umugambi n'umwe, nuwo kuba amazina y'inka ngomba kuyamenya byuzuye kandi nkayakoresha byuzuye. Nibwo noneho 2009 nanzuye kuko bihamye, kategori ndazikorera, kategori ziherukamo 2013, ndabika diplome, ndabika, ariko ugasanga nanone mfite abanshyigikiye, ubuyobozi bwacu bw'igihugu bunshyigikiye. Kuki? Kuko umurava bawubona ko mufite kandi n'impano nyifite, ndashyigikirwa, nangiraho ndishyigikira. Intanage ndahama, ndatarama, birataha, ndatarama, birakunda, kugeza uyu munsi wa none ndi umutaramyi, byahamye, byabuze urugero. Niyo mpamvu nakwe barabimariye, sinabitinya, bandirimbye ngira n'ingoga ngo hato hataboneka igisibya, ibanze rigacyura umutwe w'ahandi. Iyo ibanze ryacyuye umutwe w'ahandi, burya gutsindwa byaba byahabaye. Yewe rero sinajuyaje, nawe nta gutsindwa, kandi intsinzi ahubwo tuyifite. Nibwo rero ngabanye inteko y'abisi, kugira ngo n'iryo zina rikomeze rimenyekane, rijye mu mitwe y'abantu. Inteko ya abisi, inteko y'abisi ngaha rero ku Gicumbi. Tugerera aho ngaho nyine ugabana kugaba inteko y'abisi, kuyobora, byagenze gute? Ese ubundi ninde ubigena? Kubigena nta wundi ubigena, nta naho ubwo bushakashatsi wabubona bushingiye, ahubwo turiho turanoza ya mivugire y'ikinyarwanda cyacu. Abisi ntaho iryo jambo rikoreshwa,
kandi abisi nibo babarizwaho amazina y'inka, nibo bagomba kwita inka z'u Rwanda, amazina y'inka akamenyekana. Inteko y'abisi nitwe ubwacu tumaze kwicara mu karere kacu ka Huye, twicaranye n'abandi bisi, tubona ko tukwiye kumenyekanisha urugaga rwacu abisi n'aba amazina y'inka. Iryo jambo nimenyekane ko ni mu mpamagara ejo n'ejo bundi mumvuge muti wa mwisi, ntimuhamagara umutahira wakabyarawe. Yego ntabwo mbyanze kuko umutahira hari bituma akazi kamenyekana, sibyo? Ariko hamagara umwisi aze ahamagara amazina y'inka mu mihango yo gusaba no gukwa. Abisi rero nibwo mu mwaka wa 2019 urangira ugeze hagati, byabaga ngombwa ko twicaye ngasanga inteko y'abisi n'ubundi ahanini nigewe mbarutso, nkavuga nti nimbambanyi y'imbaraga, mbonye inzira yo kugira ngo inteko y'abisi ihame. Turasaro naho twayitangije tugeze muri 10 na bangahe, kurumva n'ibyo za nzira zo kwishyira hamwe kugira ngo u Rwanda rwacu abantu bishyize hamwe, bakorere hamwe, bagire umusaruro. Dukunda kuvuga ngo dukorane umurava dutera imbere, kuko turi mu karere kacu ko gutera imbere. Ubwo rero twishyize hamwe, ndi kwisonga, hanyuma ndahama intanage, ubu ngaha murahansanze ngayo nguko. Hanyuma rero nibwo bwa buzima, ubukwe bwanjye wigeze kumbaza ati igisekuru umugabo uhamye, ubukwe bwabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2019 ku bunani. Ndetse hari kuwa kangahe? Kuwa kabiri. Sibyo ni mu gikoresha kalendari murasaga kirima zamura kalendari urebe bijyari hari kuwa kabiri. Bose biraza kuba ari bishya. Ako gashya katubwiye. Yewe gaye abantu barindiriye ngo ubukwe bw'intanage ngo buzaba barabutegereza bwararangiye kera, kuko bazi ko ubukwe buba kuwa gatandatu no ku cyumweru. Barabaye bati yewe invitation yanjye irahari n'ubu nari nababwiye ni buri wese n'inkandaye. Sijye wababwiye ubwo n'umuryango wabatumiraga. Sinatumiraga ndinde. Umuntu utarashinga urugo ntabwo ari utumira, atumira ababyeyi. Nuko ubukwe rero buraremye, burateguwe, intore turitegura, intore turitegura, ubukwe burarema buraba. Ubukwe bwabereye mu ngoro ndangamurage mu karere ka Huye i Butare muri Musée National. Ubukwe bubera mu nzu ya Kambere, ni karibu muza. Inzu ya Kambere ni inzu isakajwe n'ibyatsi. Yego wakabyarawe. Uzanagenda ubatungire n'agatoki, wowe nyirizina nabonye ko waje neza, uzababwira ati dore narajyeho kuri ubukwe ga. Noneho uzanahasanga turi no mu gitaramo, ntabwo uzabatungira agatoki ntahari, tuzaba turi mu gitaramo. Nuko ubukwe bubera muri iyo nkike yepfo na ruguru, y'iburyo n'ibumoso. Nanjye ndahama nicara kuri nyabitabo n'umugore wanjye. Maze rero cyagihe rero bigeze mu mazina y'inka, hahandi bahamagaye ngo abisi, kuko nanze kuvuga abatahira ni buri wese. Abatahira n'abavugizi wabo mu rugo. Yego. Bahamagaye abisi ati nimuze rero muhamagare inka, murabona ko umugeni yabonye uwe mukwe yabonetse, nimuhamagare inka. Papa noneho rero bati nimuhamagare abisi. Hari igihe bavuga ko ari babiri, hari waturutse ku ruhande rw'umuhungu ari wowe waturutse ku ruhande rwanjye, n'uwaturutse ku ruhande rw'umukobwa ari we mugore wanjye. Abo tumenyereye muri uru Rwanda ko aribo bahura bakavuga amazina y'inka. Hari ukuganira ari urwunge bafatanyije, hari no kuganira ari umwuje. Yego. Noneho barahamagaye rero, mu gihe rero bakibyitiranya bakibigingimiranya, mbanabwiye wa mufashi w'inzoga ari we MC. Buriya MC ni izina rituma nyine tukora akazi, ariko ubundi twebwe nyine ni umufashi w'inzoga. Twebwe imivugire yacu ni umufashi w'inzoga.
babwiye rero ndabwiye wamufashe inzoga ntinyabunura abahirengeye ndakazi ntore ntabwo se naba narazibwiye abandi giye nkananirwa kuzihamagarira se byaba byanzimbye ye nuko mu gihe bakibigingiranya bayampereje kano muvugiramo ndanabiza ntiyanirutayoberwa n'imihigo intwari zihata iminaga rwamuhirwa n'imbuga imbonera ya rudahinyuka dore iyo bifuza mu bihogo ikaba muzi uruhehemura umwami wari uhima nshuro yaremye ari umuhozi zisumbura amahame zihaniza barasize uburweza amahembe barakabuka bararakara baravuga ati noneho se umugeni noneho niwo wifatiyemo bya bindi byanyu nanjye aho nicaye rero yewe gaya ndareza none umurezi ubasuma wo kurwesera n'imwima umwami baramuhagurutse umurishyo umusuma imbere ndanezerwa kabyarawe ndanezerwa numva ndumbugurwa hose bitashye ku musatsi nashokoje uruhanika ishogore y'urukaka uruhanga naro mvuga ariko ni ibyishimo ubukwe ni ikintu gikomeye wa mugabo we ndekera aho ngaho kuki kuko n'urundi rugendo rwiza imana yatanze rw'ubukwe umukwe n'umugeni nuko ndahanitse abakwe abasangwa bose bararoye nuko ndababwira nti mukabuke nako nahise mvuga nti yemwe bahu ni mukabuke maze za ntore zihagurukira rimwe wakanyagwaho zihagurukira rimwe ziravuga ntabwo nta kuvuga ngo yango habanze ndetse kandi ari gihe wabanje byarangiye nimba byarangiye ari gihe wabanje bose bagombaga kuvugira rimwe ubwo ababyeyi aho impundu z'urwunge zigenda zizamuka urwanaga abagabikobe dore ko iki kirere cyacu ari mu mazina y'inka ntabwo ari giyaza barayazi sinjya mbeshya n'impamo nivuze jyenyine se nazakoshobora ku kazi barayavuga maze barahanika abagabo abandi wamana we n'umunsi n'uyu w'ubukwe bw'intanage y'uburongo ko muraze mu butahe murori muraze mu butahe musangize n'abandi abana inama y'ubukwe iba kugira ngo banoze ibitanoze barebe ibyo batabashije kubona babibone inama y'ubukwe rero ntabwo nari kujya gufata abantu ngo mbashyire mu nama kandi inama ubukwe buzwi invitation bazibona ubutumire babufite igisigaye ni ukuza mu bukwe nta kindi rero ntabwo najyaga kujya mu nama kandi iyo nama abantu burya barakubaza bati ibyo ngibyo byose ugiye kuzana ko bidasanzwe ubundi urabigenza uti ugasanga burya inama hari igihe za cyawe kandi ubukwe ari ubwawe yego bakaza kukubwira ngo ubikore gutya ngo bashaka kubikora gutya ngo kwa runaka byagenze burya kandi kwa runaka ni kwa runaka ese ubushobozi bwo kwa runaka burangana no kwa runaka ikindi noneho kubera iyo mpamvu wa mugani tunabikomozeho hari ukuntu bitangira gutyo abantu bakajya mu manama bagategura ibintu bibasumba ubushobozi cyangwa se bitanabaryoheye ahubwo bise n'ibyo kwa kanaka ugasanga ahubwo umugeni ntabwo ubukwe bubaryoheye jya umbaza ugasanga muno murabiteke mbese ntibiryoshye umbaza jye natashye ubukwe burimo imyenda bampamagaye kuvuga amazina y'inka ugasanga ubwo bukwe bwaragiye bujya muri banke buguza banke amafaranga yo gukora ubukwe wa mugabo we imyenda iba myinshi ariko burya urugo rutarashingwa ngo ruhame rugahita rutangirira ku myenda ntawe umenya aho bwirageze hari igihe umuntu yakoraga akazi ejo kagahagarara none si covid twari tuzi ko izaza none ikaduha byase bigeze aha ngaha ikatwicira imirimo ntabwo twabibaraga noneho kubitiraho umwenda rero ubwo ugasanga aribwo ya mibanire y'ingo n'ubundi dukomozaho igera ikanga nta muntu wakunda ashonje wakabyara we umuntu arakoze ati wambeshyiraga iki ko nari nzi ko ntazasonzera ntiwambwiraga ko ufite byose nyine byose birahari ariko byose bije mu mwenda rero byabaga ari ikibazo nagombaga rero nk'umuntu uba muri iyo mihango byibura gutanga inzira yo kwitegereza yitegereza gute ko ubukwe butagombere kugendera ku bya mirenge ku ntenyo ibihari bikoreshwa ubukwe butahe abana bashyingirwe ahagaragara iyo mihango ibe ntabwo rero byaza mu mafaranga menshi nacyo nari mfitiye ubwoba nta mafaranga nari mfite
ariko nari mfite inzira zose zihera ku bukwe kuva butangiye kugera burangiye. Ndabona noneho reka mfashe ahanini iki kintu kirambabaje, reka mbereka ko ubukwe atari amafaranga. None se aho hantu nakoreye ubukwe nuko ubukwe bwagenze, wagira ngo giye hari imodoka nigeze nkenera, wagira ngo se hari ikote nigeze nkenera, aho ni wa mukenyero wanjye narawambaye mu mihango yo gusaba no gukwa, nkukomezanya kwa padiri uyoderere sinkanda nubiramanitse muraze mu isuri inkanda ni yanjye hiramanitse n'inkanda yanjye. Yo numwambaro w'uruzinduko rujya mu birori. Ubwo ruso urumva iyo njya gukodesha ikote kwa runaka. Madamu umugore we yari yambaye iki? Yari yambaye nawe imishanana, arakenyera, wajya no mu ikanzu y'abageni, ibyo ntibigomba kubura. Hajya mu gatimba ari ryo vara. Ye nanjye cyangwa ndakirarika ndavuga nti nigewe hinze ingenzi urugombye ingenzi urwabeza batijana. Ye uzazureba umutambagira urahari. Twari dufite amacumu y'impingane afite ibigembe bigera hejuru, yagenewe gutarama. Ayo arahari n'ubundi ayo wanjye arahari murayagende. Ari se byo mwagendera wagira ngo si umunsi nijoro ni igihe kinini. Ndahanika numuze tugende muri uyu mutambagiro w'intore mwakagira impundu, nimuze mbajya imbere. Umugore wanjye nawe nabwo ncigatira ubundi ntanage nanjye nishongorere kanye nakabonye uze najyaga nishongora nta ruvugire none. Nuko ndarambagira nti wikoranye ingabo nkagaragirwa n'ingabo nazinga imigereka bakogota nkababuza aho berekeza. Babura uko bagira bateraga bamwitegereza mwese ntimubarira nyiramugabo n'intanajyayo umurongo. Ubwo mureba yababanje kwisonga n'imbimbuzi negegegege ndakomeza ubwo nyine. Turabyumva. Yewe igitaramo ntabwo twagikesha ngo umva ni inkera. Birasaba inkera. Birasaba inkera. Birasaba inkera. Kandi koko twategura inkera. Tugahamagara n'abandi bisi. Tugakura inkera rwose abantu bagatarama. Erega si bisobanura umurage. Yego. Na Legacy TV umurage. Urabona iyi ntare iba muri wenda hari umugabo nzamubwira abisobanura abantu babyumva. Ariko ibi bifite igisobanuro gikomeye cyane. Ngo ni muri Afurika. Ngo Legacy bisobanura umurage. Legacy rero buriya nuko buriya Afurika ni igicumbi cy'imibereho y'abantu mwisi. Bazakubwire bati umuntu wa mbere yabonye hehe muri Afurika, umuntu uvuka wabayeho kera cyane kurusha abandi. Yego. Ntabwo wabyize mu mateka se kwakomoka muri Afurika. Ni muri Afurika bagiye bapima ibisigara amatongo. Akomoka muri Afurika. Muri Afurika rero niwo murage wa wisi. Iyi ntarubona ntabwo byoroshye. Turayifite Afurika. Umuntu wanyigishije ibijyanye na sinema bwa mbere yarambwiye ati inkuru zanyu ni mutazibara mugira ngo ninde uzazibarirwa nande. Hari uwazibara rero. Buriya ushobora kutayibara rwose ariko hakagira uyikubarira uramuzi. Ni umuvagasi ni umuvantara. Iyo bayita inkuru mbarirano. Ikabimbarirano kandi yari kandi inkuru mbarirano ngo igira gute? Iratuba ariko wanjyeyi we. Reka twikomereze twahoze tuganira uducira ku mayange by'ukuntu ubukwe bwawe bwabaye igitangaza kandi butarimo amafaranga cyane. Basobanurire ubabwire ko kwiyemera cyangwa se bya bindi bavuga ngo kwirarira atari ko kurongora inkumi. Ngo umusore utirariye ntarongora inkumi, ariko ibintu biza mu buzima bushingiye kuva ubukwe bukozwe kugeza abantu basazanye baba bagomba kwicara ubwabo bakareba. Sibyo kuko ntabwo wajya gushaka ibintu bijya kurangirira mu bukwe kandi utarubaka n'inzu wakabyarawe ukoresheje miliyoni 15-40 kandi uriho uraba mu nzu y'ibihumbi 300 kandi ntawe umenya aho bwirageze. Ntawe uzasaza mbere ngo apfe gutsinsima. Ese wakwishimira ko wasigara muri bwabo kode n'umwenda iremereye?
ahubwo icyo twebwe mu muco wacu dushaka binashingiraho ni covid irahari, ariko ejo n'ejo bundi zarangira. Turi mu ngamba zose twubahiriza zo kugira ngo irangire. Urasanga nzaba nafite n'akazi kenshi cyane mu mihango yo gusaba no gukwa. Birasaba rero ko naryahungabana ry'ubukungu twese dufite, abantu abageni bongere bicare. Ubukwe bwo ntabwo buzabura amafaranga bujyamo, kuko hari ibyo batifitiye bagomba kugura, hari ibyo bagomba gukenera, ariko nanone bishyiramo ibya mirenge ku ntenyo. Bya mirenge ku ntenyo se gute? Niwo mushinga ugira ngo ni umushinga gukora ubukwe, ni umushinga ushinga urugo, ariko si umushinga urambye noneho ngo ukubwire nawe ngo uzawucuruza, noneho ngo ibyo washoyemo ngo uzawucuruza. Aya ntabwo bicuruzwa. Ese ubundi duhereye aho ngaho ko mwebwe abantu babisi tunzwe n'uko ubukwe bwabaye, ubu ngubu ko covid yabakomye mu mukora mubayeho mute? Yewe tubayeho nk'abandi, ariko tubayeho nabi, tubayeho urwo baseka. None zo wakabyara we, dore reka mbibabwire, itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020, ye baba we, nari ngeze mu ruhengero rw'umurera wakabyara we, nakoze ku nkoni n'inkuyo mbutashye he ku Gisenyi ni Rubavu. Ariko nagiye mbabwa burya intore hari ukuntu twumva ibintu, nagiye mvugana ariko ko numvise ko iki kinyago cyabaye icyorezo mu Rwanda, ko ibintu byatangiye guhinduka nk'uko isi byayihindukanye hirya no hino, abantu batangiye kuguma mu rugo, ntiwaretse inka zigahamagarwa n'abandi. Atoya ati ntanati ngwino ahi Rubavu ni wowe ugomba guhamagara amazina y'inka. Intore ndatereye ku gicamunsi tari ndenga imisozi nkubita mu bishanga, ubwo ni za modoka zinjyanye. Ngeze mu ruhengeri niho natururiye, umugoroba ugeze ndavuga nti umugoroba n'uwamagaju, reka ndaraha ngaha buracya n'ubundi ndaye hafi ya Rubavu, ntanagenda ndafatiraho mu gitondo mutahi. Ngiye kumva numva ngo inama ngo yemejwe ko ngo abantu ngo basuta amashuri ataha. Ahwi naravuze ntiye baba we, bose ko nimba ibi bibaye imbehe ntiyubamye. Nahise mbitekereza nk'intore, ndabari imbehe irubamye. Ntunyumvira icyo gihe nkubwiye, kandi koko yari yubamye. None yubama ubu ndiho ndajya mu kazi se, ubu se kuwa gatandatu ntihahari, n'undi wa gatandatu ntuhahari. Ariko reba aho covid tugeze, ibi ntabwo twari tuzi ko bizabaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo guteganya ni inzira nziza kugira ngo duteganyirize ejo hazaza. Intanajye ubwo urumva ndi mushya mu rugo, ruracyari umugera, ni urugo rw'umugera rurimo abageni. Ye baba we, ubwo sumva iyo nza gukora ku byanjye byose ngo nakoze ubukwe, nari gufashwa, nari gutabarwa nande. Abantu baraduherekeje mu bukwe, ariko benshi tubaheruka uwo munsi badushyingira. Niko bigenda n'abandi nundi ubaheruka uryo munsi bagushyingira. Rero ntabwo tubayeho neza, twakubita bikanga, twabagaho turi mu birori, ibyo birori nta bihari, byaratwanganye, twabaye iminambi. Ariko umuntu w'intore unamba akanambira ku muco, niyo mpamvu tubabwira ko twishimye twebwe, kuko tutishimye nta kindi twakora. Turishima kugira ngo duhange, kuko ejo bundi ndeba kuri rutirukaburwa n'ishema nyivuyeho, nahise nishima ndavuga nireka aya mazina y'inka ahubwo nyige, mbonye akanya mitamamagara niyo niza Kenya mirembo ya rumenera mirego n'intazi ingange n'ingaba bagenzi. Hari aho ngera nti inyamba zikiruhuriramo nyirarwo atinya gusohoka, ataka nabi baramuseka, ati yemwe bahu isi irakomeye, baturikiriwe na rukabuna rukinga n'icumu ryayo ry'umukubito. Ibyo ni ibihangano noneho biriho bijya no mu mastudio, abo bakora ibyo bihangano babitunganye bisohoke. Intore nimba babitunganyije bigasohoka, turaza gutaramana none ahagaragara twabimenye ngo ni imbuga nkoranyambaga. Aha nicyo cyabazanye ubu, noneho ni hahandi urwambariro n'uru
nindahahira hariya nzahahira hano ave yego nyine niyo mpamvu zibukira jya uzibukira wihimbarwa ariko nugerayo unibuke ko covid hari ugira gutyo uzibukira ariko niko intore tubaho twebwe byamera gutyo ukavuga uti mburaye uyu munsi mburaye ejo ariko ejo bundi inkoranyambaga zizantunga yego zidutunye ubundi se zizadutunze kandi z'abandi ziradutunze kandi mwaje ibi ntabwo nazimiye kuko mwaje nimba mwaje ibyanjye ubu ntabwo byagiye buheriheri ndetse banamenye ko intore ngihari abishima inshuti zanjye hari abafana hari abambonye ubwa mbere hari abasanzwe bambona kuko ndi icyamamare barabimariye sinabitinya bandirimbye ngira n'ingoga ndasabaganya ndakwakwanya ubu rero imbuga nkoranyambaga ubu niho tugiye gukorera ariko no gusenga nyine turasenga kugira ngo umwami Imana dukurire iyi covid dusubire mu birori twongere dutarame imbona nkubone dusubire mu birori twongere twiyereke duhure n'izindi ntore tubane iyo wataramiye umutware uba wataramye kuko watumiwe kandi burya ntawe utaramira umutware atatoranyijwe muri benshi hanyuma ntugabane se yo kugabana se wakabyarawe kukabanura agabana naho ngaho nagira ngo twitsiriza aho ngaho wataramiye umutware ngaho gabana musura gabanisha ra oreya baba we undi bajya babivugamo ukuntu ati kandi nawe urangire yewe cyane ntunde babwire dore n'abatware barenga ibihumbi nyabuna ntimundenze ingohe dore ngaha umunsi n'uwigihe niki intanagiye umurongo twaganiriye cyane mbeke mbagabanireho umugisha mbagabanireho ubupfura mbagabanireho ubwema mbagabanireho ubwamamare arumva ukuntu tugabana umugisha intore mbagabanireho ubwamamare ubwo bwamamare rero nibwo buzangeza heza kuko reka nkubwire ase ndabeshya dore telefone nkoresha dore iyi telefone nkoresha ndi umuntu ubu sinkibasha kugera ku mbuga nkoranyambaga nubwo mvuga ko ndiho nzihiga ngo tuzikorerewe se cyaje kuzima kizimye nkishyira nanjye mu kimuga mu kabindi ndabikira kirahari uje nakikwereka igitelefone gusa urumva ari byiza nanjye ntariho ngaraguza agatoki nanjye ngo ngaragure nge sunika ndeba aho bigeze nk'ibi bintu mujyanye ubuze nzaza kubireba mirebeye iwanyu ariko nzahurira nabyo bigenda mu muhanda ibyiza rero ndashaka mungabanire telefone nyabuna regasi mwe abakwa regasi bangabanire telefone abanyamurage nanjye muvuze ko ndundi munyamurage telefone rero muyingabaniye ntabwo byakwanga kugira ngo ngabane umurage w'u Rwanda kandi u Rwanda rwacu tuwugiremo ubupfura dutaramiye mu rugo n'ubundi biragenda bijye muri benshi ariko nanjye nkeneye kuzajya nanjye byibura nanjye mbireba nanjye ntaramana n'abandi ngaraguza agatoki hari ikintu nakunze cyane mu miganirire yawe uganira gitore hahandi uri hari abantu baganira ukabona n'agahinda ku maso yewe nushaka Clement aze kugenda turuke hasi ageze hejuru muraza gusanga uyu mugabo ari umugabo usanzwe cyane muraza gusanga ari umugabo usanzwe rwose wigendera n'amaguru witurije ari kuganira gitore uganira bya bindi bita gukira imfura y'u Rwanda hari ukuntu rwose umuntu mu miganirire ye wumva wagira ngo ni umuherwe rwose ni umuntu w'umukire ni umuntu umeze neza utikoraho nk'uko babivuga iki gihe ariko uyimwitegereje ni umuntu usanzwe witurije wiganirira neza wishimye nanatangajwe no kuganira na madamu kuri telefone rwose wanamubwira ati saba ugabane ukumva abyivugiye mu magambo yitonze yaza kuba rundi agahinda kaba kamwisha akifata ku itama ati nyabona rwose naragowe ubu ndashize nk'ubwo covid tugeze ku buce nta kazi ariko wowe biganira mu gitore nta kibuze ku igeno ry'Imana kuko si ikindi kibazo hari aho ugeze uti araka kuganira none se ubundi sinshobora kuganira nkavuga ntubundi
kera nyine ubundi nkanagagara nyine nkagagamba nyine nkagagamba cyane none se ntagagambye ntabwo wabingayira ariko noneho twe mu muco wacu turisanzura turasusuruka turanezerwa turanogerwa izo mbamutima nizo zituma imiganirire yacu itagitabagara idatabagara nticyama nticika ntisobanya ntabwo tuvuga nkaho ari ibyo badutumye kuza kuvuga ibi ni ubuzima bwa buri munsi wakabyarawe ibi covid ntayisa nubwo bwose yagukomye mu nkokora mu bijyanye n'imibereho ariko urasa n'umuntu ukemye ugihagaze bwuma izo ngufu zivanaye izi ngufu nzivana mu cyo bita imyemerere ibiza mu mahame kugira ngo none se najya kwibazaho ibihe bigeze igihe ibi bihe ndabirema se none se mfite ikibivanaho ngo birangire none se nintaharana nk'intore ngo nishakashake nshaka uburyo umuryango ubaho nakubwiye ngo nta kintu nabihindura buri kintore rero intore ishinjagira ishira inoko ndi intore yo ku rugerero nanyuze mu itorero ishaka inzira no mu ishyamba ry'inzitane ntabwo rero twajya kwinuba ntabwo twajya kujya uretse n'inube ngo bigende bite kandi ahubwo ariko wakwinuba abantu ubona icyorezo kiriho kirya imyuka icyorezo kirya imyuka umuntu akasepfuraga agapfa wakabyarawe oya ahubwo intore oya cyane turaberereka tukaguma hamwe genda kubwiye ngo gahunda ni mu rugo ibindi bikorwa ni ibikorwa ariko bingarura mu rugo rero urasanga iwanjye muzanahagera hari byinshi bituma jyewe ntatentebuka hari byinshi bituma intore ngumana umurava kuko ibi si byo bihe bibi tugize jenoside twahuye nayo iratubabaza niyo tubivuga niyo mpamvu dushobora no gukambya agahanga sibyo ariko iyo tugeze mu mitaramire usanze nkeye nyine kugira ngo mbe uw'uruhanga ruharaza umucyo n'uyu mukabyagaje ugenda ugaritse ibyano nimbanguka nabigwe n'inkera kino ya rugina baririmba yaje kuvuza impondo ubwo tuba tugeze noneho mu gitaramo cy'urukatsi none se kwakira ngo intore twe dutarama twirengagije ibindi bibazo byose niyo mpamvu rero kundemera ari inzira nziza iyi ni inzira kugira ngo intore n'ubundi gume hafi ajya hagaragara bayibone twebwe rero dutuma abantu bongera gususuruka bongera kwishima nabyo ibibazo bye tugatuma abihunga akabivamo akabisesurukamo akabisesurukamo wakabyarawe reka twoyayo ngo ararekwa ntashira avunaguye agakwirwa mu ruhago ese wagira ngo nta make bavugaga ntavirekere nta magambo aya matindi se wayavunagura ugashyira mu ruhago ugahambira ubu aho twavuga ugiye uraza kwikora none igitwaro none si ko ari wa wundi bavuga ngo bamubangiye ngo ingata ngo yikorere ngo ni Afurika n'isi yikoreye sinzi umugabane yikoreye si wawikorera se gute aya magambo ntabwo wayavunagura ngo uyashyire mu ruhago bavugaga amacumu cyane muri aya macumu wayavunaguza ugashyira mu ruhago ukikorera hari umutana ni yego hari rero tuzagusura ubitwigishe muri mise yego mize hari abakorerayo bashinzwe kubimurika ahubwo we yewe umukorerabushake kugira ngo mbakangurire kuza mu bisange naho ugiye si igihe uzabatembereza ariko noneho nimuhansanga muzagana yakambere muhasange igitaramo bamaze kubatembereza intore zindi zabatembereje noneho mugiye muhite musanga mu gitaramo noneho rwemveke rureme tutarame dukere turenze amajwi ubwo biba byagiye mu rwunge ngo kugira ngo mvuga n'undi nawe azamukiremo uzasanga buriho tugwiriye turi umugwi
ugwiriye ariko se nimba tutajya kure n'urwanga rukaza kundenga kandi nyimamo nta kurengurana kundi ahubwo sindenganire mu maboko yanyu ahubwo icy'ingenzi ni uko ya telefone yanjye ni 0783 nudusanga ari murenza regisi ubwo ndaraba yakubeshye umva ndanabyandikaho hasi ahangaha ndabyandikaho hasi aha uramubona murenzi n'uyu wamuremera telefone wamutelefona mukaganira wenda ukanamutumira iwawe niba bishoboka igihe twazaba dufite ubushobozi bwo guhura tukazahura tugatarama ibyo byo ndabibijeje inkera ya buri gihe hamwe na murenzi tuzabishakira umwanya kubera ko nabonye ari umutaramyi cyane sinzi rwose ukuntu nabivuga nanezerewe nzi ko n'abandi bari kubireba bari bunezerwe maze rero regasi mwe reka mbashimire bitagabanyije mukomeze iryo shyaka ryo kugira ngo mugire ubwuzu bwo gusanga abantu bintamenyekana genda icyamamare rero wijya kure bintamenyekana cyane mubasange mubazahure kandi si ukubazahura kundi mubazahuza aka kantu mubazahuze na kariya ubundi murebe ko intore rudahama tukajya dutarama byibura ariko ndabizi ko ingirakamaro zihari kandi buriya tujya dusingiza neza igihe kinini tujya tubona ibintu bitagenda neza ariko ineza twuzuyemo hirya no hino hari abantu baba neza hari imfura z'i Rwanda zimwe twamye twumva kera reka tuzisingize aho kugira ngo tujye twirirwa dusingiza ibigwari tuvuga ngo kanaka yagize gutya bitari byiza reka twisingirize neza reka tugane ku musozo rero w'ikiganiro twagiranye n'uyu mugabo murenzi intanage y'umuronko nanjye ntindirwanga kugwabira nka Rwabugiri yitwaga Rwanga kugwabira ugira ubuntu ndagira ngo nguhe umwanya wo kugira isomo utanga isomo ry'ubuzima wowe nk'umurage wumva waraga abatuye isi ukawuraga abatuye u Rwanda ukawuraga abana bawe umurage w'ijambo ijambo ni iryawe urankundira u Rwanda unkundira abanyarwanda urankundira umuco w'abanyarwanda urankundire imiryango y'abanyarwanda umurage ni ikintu kikomeye niyo mpamvu nanjye mbikubiye muri ayo magambo atatu kugira ngo hari ntanajya kure ngo njye mu magambo menshi uwakunze u Rwanda agakunda abanyarwanda agakunda umuco wabo agakunda umuco wacu indi mirimo yose iziramo n'impamo uwakunze u Rwanda azamenya abanyarwanda amenya aho bakomoka isano karande kavukire bidusabemo bidutahemo ubundi nta kindi nababwira urukundo ni rwogere rusange n'abatarugira urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere rusange n'abatarugira urukundo ni rwogere cyane ko uyu mubyeyi Rugamba Sipiriyani naha nyine naha ni mu rugo wakabyarawe cyane wakagira impundu niyo mpamvu rero wumva aha urw'abahanga n'abahanzi urw'imisozi n'ibirunga urw'intore n'abakaraza yehe Rwanda nzeza uraberwa ndagaranzutse ntanageye umurongo ndagaranzutse rwa mucyo mu gitaramo ndagaranzutse ngabikesha abatware ni mama barabimariye sinabitinya bandirimbye ngira n'ingoga ngo hataboneka igisibye ibanze regacyura umutwe wahandi wakagira ingenzi umva inyamamare kwisonga mwamwumvise rero intanage y'umuronko akaba rwa mucyo mu gitaramo ni murenzi wihuye niba mutamwumvise mwasibye ikiganiro cye kirekire ndagishyiraho cyangwa ngicemo ibice bibiri iyi ni Legacy TV n'ubundi uriya ni wo umurage w'abasokuruza twakirane yombi amashyongore Legacy TV
TV yonyine rukumbi mushobora gukurikiraho umurage wacu, TV yonyine rukumbi muzasanga hasi mu giturage aho tuzajya tugana n'abaturage babandi bya biganiro za nkuru bya bindi bifite icyo bihindura mu buzima bwawe. Twaganiraga ku Rwanda, tukaganira ku muco, tukaganira ku bugeni, tukaganira ku bisi kandi mwabyumvise. Murenzi rero ndamubahaye nimero ye iri hano hasi kuri kino kiganiro, niba ushaka kumuvugisha wamuhamagara, niba ushaka kandi kugira icyo wamugenera ntabyo byaba ari byiza. Urakoze kandi urakarama, kabeho kandi kaburi cyago hamwe na Legacy TV. Nizere kutibagiwe gukora subscribe, share na comment niba wabikunze. Nahore nari mu bikombe nzahirira, nahore nari mu gishanga nzahirira, nahore iye wararaye, nahore haye hiye Harakandi bajya bagira gutyo ngo hiye